niyo mpamvu rero hari abantu benshi Imana yasezereye imaze kubasezerera bamwe bafabayoboka inzira zo kujya mu tubari baraba pastori abandi bakaza kuri imihanda bambaye ibitenge ari abantu b'abagabo abandi bakaza bavuga ngo Imana iravuze bagahimba indimi bakajya mu biryogo kuzirepeta ari abasazi bigendera n'ibyo bavuze ukabona ni ibintu bidafite hepfo kubera iki barasezerewe. Nigeze manura ikintu gikomeye 2013 kuri YouTube bazabijyeho babirebe ndabahandura babwira ngo 2024 2025 ni umwaka Imana ije kwicaza abantu b'imitsinda b'abahanuzi bagahanura iby'Imana itavuze bagende ku marenga mutima yabo bitewe no kugira ngo bimike inda wajya ahantu baguha ifiriti n'inyama wabona ikintu kibi wabona ibyaha nubivuge ahubwo ukavuga ibyiza kubera ko bakugaburiye inyama. Abo bantu data wa twese arambwira ngo agiye kubasezerera abaha iki abahe benshi bicareho none bishobora ngo iki ni igihe cy'uko Imana igiye gutwikurura abantu Yesu mwene Dawidi bihishe mu murimo wayo. nta kintu urabona haba bishop mwari muzi bakomeye haba abahanuzi mwari muzi bakomeye igihe kirageze kugira ngo kuko imbere gato y'ibi bintu hagiye kuza ububyutse bugiye kuza mu bantu. Hari abantu benshi bagiye kubanza gusezererwa babanze bavemo mugiye gutangazwa n'abantu bafite amatitira akomeye bagiye Imana igiye gushyira ku karubanda babafatire mu maroji babafatire mu bubare bamwe babafunge abandi babe Imana inyereka abavuga butumwa benshi abahanuzi benshi abapastori benshi abahanuzi benshi babeshye Imana abandi bakabivangavanga Imana yanyeretse igiye kubica abandi bagafungwa. Ibi bintu wewe nta makuru abifiteho aya makuru ararwara araremba ajya muri koma agiye muri ko Imana imutuma abahanuzi 8 sehashika iramubwira ngo ikintu uri kuzira n'ukwera ko wavuze ibintu Imana itavuze na 20 Imana yego mwange zamwica ntatihana neza imodoka yamuciye hejuru ari ku igare ahita apfa yarapfuye nyagupfa baje bayora uyu munsi ukabeshyera Imana ati Imana iravuze ejo ukabeshya Imana ngo dore Imana iravuze Imana ikakwihorera. Ariko nje kubabwira ngo uyu mwaka 2025 turimo turi mu kwezi kwa gatandatu turi mu kwezi kwa gatandatu reka mbihanure cano yose bicaho ntago mbizi ariko reka mbihanure nkubwira ngo 2025 uyu mwaka turimo ukwezi kwa gatandatu biragera mu kwezi kwa 12 biragera mu kwezi kwa 12 abahanuzi bose muri kubona bagiye bisaza bakitirira izina ry'Imana kandi babeshyera Imana nta numwe n'uyu nguyu uri kongera kugaragara ko bikarakasa imbere. Sinzi aho bagiye kwerekeza sinzi aho bagiye kujya ariko inkoni y'Imana igize ute inkoni y'Imana iramanutse bamwe bagiye gukatira imyaka 5 abandi bakatirwa imyaka 10 abandi bakora amagisida abandi bapfe kubera iki bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Abantu bakaza ngo reka nguderevure ngo niko Imana imbwiye umuntu agasambanya umuntu ngo niko Imana imubwiye. Hanyuma ukiraho kugira ngo tito tubisoreza rimwe tumva mise mbabara numva mise ngira gahinda ego nagira ngo nkubaze hari ndi muhanuzi muri misi uri kubica bigacika kandi we yaje avuga ko yari umuhanuzi nubwo aracyavuga ko ari umuhanuzi nubwo hari yaza kikarakaza akavuga mu ndimi uraza kudusobanura indimi yego n'agakiza yego cyangwa se ubuhanuzi n'agakiza araza kutubwiraho uko aho bihurira ko tubona abantu basambana bakaza bakongera bagahanura bakanavuga mu ndimi upfuye. Imbaje kugaragaza yuko ndi imfizi y'umurenge imbaje kugaragaza ko ndi bouncer y'umurenge ngaragaza umwuga nkora ariko ntabwo bikwiye ntabwo bishimishije nk'umuntu wavuze Imana mu kanwa ke agafata Bible mu biganza bye akavuga uko Imana ivuze yahagarara imbere y'abantu Imana uko yakoraga kera uko yirerekaga abantu kera n'uyu munsi ni kwiri gusa nje kuvuga bando ije gukubita cyangwa guhana hanyuma Yesu agahita atambika ikiganza akavuga ngo nawe ndaramupfiriye ku musaraba. Bishatse kuvuga iki rero uko Imana yahanaga kera ku bwa Farawo uko Imana yahanaga kera mu batubanjije n'uyu munsi ni kwihana kandi none butuvugana iracyahana. Buri hari abantu bitwa abakozi hari n'abantu bitwa abana b'Imana ibintu bitandukanye cyane. Iteka ryose yiri umukozi hari igihe warasezerewe
iyo mu Imana ugendera ku cyo so agutegetse kubera ko uri umwana w'iki uri umwana w'Imana. Impamvu iki abantu bitirirwa izina ry'Imana twaje tubona kenshi cyane ari abavuga butumwa ku ma social media mu nsengero ari bo kugeza ubu bafite ishusho mbi cyangwa se bafite bari kugaragazwa n'ibikorwa bibi. Iravuze ngo bazagaragaza kwera ariko bahakana imbaraga zako. Niko biri bishatse kuvuga iki rero? Hari abantu bita bakingira ingiri. Cyumve ni bandugo. Hari abantu bita bakingira ingiri. Tuvuga ko bakingira ingiri ni abantu bakorera mu kwaha kw'Imana. Bagaca mu kwaha bakaba bafite umunwa mu kwaha ariko abantu batazi. Hakaba hari bizira bakora ariko bajya imbere ya kamera, bajya imbere y'ubututi bakagaragaza yuko bavuga Imana nyamana ariko baca umunwa wabo uri mu kwaha. Byaba bisobanuye ko baba baraseserwa ihishwa. Yes. Hari abantu baba baciye mu idirishya Bibiliya ivuga bagaca mu idirishya ntibace mu irembo. Umuntu waciye mu irembo agenda yemye aranasakwa. Yego aranasarembo ibintu birumvwa n'abanyamwuka. Iyo wanyuze mu marembo urasakwa Imana ikaguteranya nk'umukozi w'Imana ukeneye muri iki gihe. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bafite ibikomere by'abantu b'Imana. Hari umuntu mfite ibikomere by'abakozi b'Imana baranuburiye baranyibye bagize ute kubera iki uwo muntu yinjiye mu idirishya ntago yaciye mu muryango ngasakwe. Yitirira ariko aribyo bishanga kuvuga ngo ni umukozi w'Imana ariko yarasezerwa atakiri umukozi cyangwa se atakiri umwana. Njyewe Patrick Prophet ninzi imbere ya kamera nkaza nambaye isengeri yonyine ngo nje gutambutsa ubutumwa. Ubwo uko Imana yari ikirana uyu munsi ni kuri ahubwo abantu bongera imbaraga zo gusenga. Ku ruhande rumwe nibo bacitse intege. Yes, turabasuje mwese mpera zisi zitandukanye. Niba wanyine mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Nyuma nkuko mubizi twabasezeranyije ko tuzabatindira tuzatuza tukabaha ijambo ry'Imana, indirimbo, ibintu byose buhamya buhanuzi Imana bizadushoboza tuzatubibaha tuzatubizaho 5 kuri 5. Hanyuma duha ikaze bari rwota amasimbi ubwo turavuga hanze y'u Rwanda cyangwa se reka tubanze wacu duha ikaze bari mu majyepfo mu majyaruguru mu burasira bwaryo hanyuma mu burengera bwaryo duhaye ikaze abari rwota amasimbi hanze y'u Rwanda ba diaspora mwese turabasuhuje. Yego imbere ya kamera rero tugarukanye n'umutumirwa navuga ko ari we nyiri channel yitwa Isezerano Ryera TV. Uyu munsi nanone yagarutse kugira ngo azatuganirize atumenyesha makuru yaho iby'ijuru bigeze. Hanyuma reka tubanze tutangire tumwakira. Mezute ndashima Kristo wishe umwako. Ndashima Yesu wishe umwako abazumu kabura cyane. Eko wambaye neza nanone bana merci ugize neza. Ariko kwambara neza no muco w'abana b'Imana. Oya ni umuco mwiza kandi ni byiza bikwiriye abana b'Imana. Oya n'umuntu mwaravuze ngo uwo muntu wambaye neza agaragara neza. Yego. Niko bimeze rwose. Hanyuma reka dushimira abantu bakoze subscribe, tubashimire abakoze share bagasangiza abandi nyine ubwo bakandika comment cyangwa se message bitewe no kubivuga. Hanyuma bagasangiza abandi bakadukurikirana mu buryo bwose turavuze ngo Imana bahumugisha. Amen. Hanyuma Patrick, yes, wenda tutarinjira mu kanya ko kuba twaganira ko ndibuze gwa kanya atuganiriza ikimana gushyize ku mutima. Reka mbanze ngo akanya udusengere. Yego. Mwami Yesu uri Imana igira neza. Uri Imana ifite imbaraga. Hallelujah. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri ntago ujya uhinduka. Yego Yesu. Uri Imana idakangwa n'iminsi n'ibihe. Papa. Uri umuremyi. Wowe uri umuremyi. Hallelujah. Uri umuremyi twe turi biremwa. Niyo mpamvu iteka ryose umuremyi ahora aremera abantu ibintu byiza. Ndagushimiye mwami. Yesu we. Nguhaye ikaze na karibu kugira ngo ibiganiro tujye gutambutsa aha bigende neza. Kandi reka tubure wowe ugaragare nk'Imana mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana ibikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma Patrick, urakoze cyane kudusengera kutwinjiza mu kanya ko kuganira udusengeye. Hanyuma iyo urebye ibihe duhagazemo n'ibihe byatambutse cyangwa se mu bihe bya kera, abantu bwo kuvuga muri minsi usanga banavuga ngo Imana ya kera ntago ari nk'iyubu. Ibyo bigatuma abakozi Imana bamwe namwe cyangwa se abantu basenga bamwe na bamwe babyitwaza bagakora ibyo bavuga ngo Imana y'ubu ngubu
ngo ntago ari nk'iya kera, ngo ntago ikirakara, ngo ntago ikica, ngo ntago igikubita, ngo ntago igihana. Wowe ibi bintu ubifata ute iyo ubibonye cyangwa iyo ubyumvishije bari kubivuga? Yego, reka mbasubize mu ijambo rimwe nanabikuyemo indirimbo. Yego, uko Imana ari kera n'uyu munsi ni kwiri, uko yarari kera n'uyu munsi ni kwari, oya najya ahinduka aracyakora, ibiganza bye biracyagaba imigisha, komeza uyigirire icyizere iracyakora. Amen. Uko Imana yarari kera n'uyu munsi ni kuri, ahubwo abantu bongera imbaraga zo gusenga. Ku ruhande rumwe nibo bacitse intege, naho Imana uko yakoraga kera, uko yirerekaga abantu kera, n'uyu munsi ni kwiri. Gusa nje kuvuga ngo kuva duhawe Yesu, kuva Imana yemeye kuduha Yesu akaza ku musaraba akatubambirwa kugira ngo nye nawe ducungurwe, Imana yoroheje imisonga, kuko Yesu ahora tubambiye amaboko. Mu gihe Imana imanuye ikibando ije gukubita cyangwa guhana, hanyuma Yesu agahita atambika ikiganza akavuga ngo nawe naramupfiriye ku musaraba. Bishatse kuvuga iki rero? Uko Imana yahanaga kera ku bwa Farawo, uko Imana yahanaga kera mu batubanjije, none uyu munsi ni kwihana, kandi none butuvugana iracyahana. Iracyahana, ntabwo Imana yarekeye aho ngaho, oya iracyahana. Nabwira abantu ngo ahubwo mwebwe ubwanyu nimubanze urebe icyo upfa n'Imana ugikure kugira ngo Imana ize muri wowe. Amen. Kugira ngo Imana ize muri wowe hari icyo ubanza kureka, Imana ukayihamagara ikaza ku buzima bwawe. Yego. Ariko icyo warumbajije uko Imana ari ikirana uyu munsi ni kwiri. Hanyuma iyo abantu bitwaje bakavuga ngo ukabona n'umuntu yari nk'umuhanuzi, yari nk'umuvugabutumwa divorce. Yego. Ibi bintu birakwiriye ku bantu b'abakozi b'Imana ko bakora divorce? Reka ngubusubize rino jambo. Ubundi umukozi w'Imana akaba ari umukozi w'Imana. Buriya hari abantu bitwa abakozi, hari n'abantu bitwa abana b'Imana. Ibintu bitandukanye cyane. Yego. Iteka ryose yuri umukozi hari igihe uba warasezerewe. Iyo umukozi akora hano agasezererwa, yikora ibintu yumva yishakiye. Ariko yuri umwana w'Imana, ugendera ku cyo so agutegetse, kubera ko uri umwana w'iki, uri umwana w'Imana. Ntabwo divorce iba yemewe mu bantu. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye rivuga ngo abantu Imana yafatanije batandukanywa n'urupfu, cyangwa Kristo aje gutwara iki, gutwara itorero. Ibyo rero ni amahano, ni ikosa rikomeye kuba waramenye Kristo ukavuga ngo ukitirirwa izina ry'Imana, ugakora amahano akomeye, noneho yo kubona amafaranga mwabanye umuntu mu bukene. Buriya hari n'abantu badasubiza amaso inyuma. Niyo mpamvu Imana ibwira abantu ijambo rikomeye, kabwira ngo nimurya mugahaga ntimuzibagirwe. Ukabona washakanye n'umugore murarira amandazi mukanywa amazi y'amagezi, ejo Imana ibateje intambwe mugeze ku rwego rw'urya umuceri inshuro 2 ku munsi, hanyuma ugahita wumva ko wowe washatse mutaberanye. Ayo ni amahano. Ibyo wakigira byose ntago bigomba kurama, ibyo ntago bikwiye ku bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana agira uko agenda, umuntu witiriwe izina ry'Imana agira uko agenda, agira uko abaho. Niba ibyo bintu byaranabayeho, yongere yisuzume, kuko nyuma yo kutisuzuma hari inkona zarya y'Imana. Yego. Hanyuma urakoze cyane mu makuru numvisha, ariko ntaramenya neza ko ariyo by'ukuri, ko numvisha ijwi rya Pamphile kereka wenda babaye barihembye, ari kuvuga ngo uriya akava amahanga naramuhanyanga guhanika njya kubunga we n'umugore we biranga, bari muri divorce zo gutandukana. Hanyuma ni ukubera iki Patrick, wenda sinzi ukuntu bise bimfata, numva nkwiye kukubaza utu tuntu, ni ukubera iki abantu bitirirwa izina ry'Imana twaye tubona kenshi cyane ari abavugabutumwa ku ma social media, mu nsengero, aribo kugeza ubu bafite ishusho mbi cyangwa se bari kugaragwaho n'ibikorwa bibi? Niyo mpamvu ni cyo gihe cy'imperuka twatwinjiyemo, ni Satani mbese uri kubarwanya. Mbese ni iki watubwira cyangwa wabwira abantu badukurikiye? Bibiliya ivuze amagambo akomeye, iravuze ngo bazagaragaza kwera ariko bahakana imbaraga zako. Niko Bibiliya ivuze. Yego. Bishatse kuvuga iki rero? Hari abantu bihamagaye, hari n'abahamagawe n'Imana. Iteka ryose iyo umuntu yihamagaye, iyo abona inzira ari kunyuramo itagenze nk'uko abishaka, ashaka ibimenyetso bishoboka byatuma
ayirwanirira cyangwa akarwana mu nzira yumva akeneye kuba yanyuramo. Ariko umuntu wahamagawe n'Imana aba afite umwimerere w'agakiza kandi aba afite ibimenyetso. Buriya natanze ubuhamya mbaha ibimenyetso by'abantu bihamagaye. Iteka ryose niba warumvishije Imana uyumvanye umuntu runaka, uwo muntu ukagenda ukurikiye ya Mana wumvanye ariko mutarahuriye n'Imana ahantu, ngikubwira ngo mwana wawe ndahaguruka ndagutumye, uzahorana ibikomere byo kwitirirwa izina ry'Imana. Uziko n'abantu ba Satani bitirirwa izina ry'Imana. Bishatse kuvuga iki rero? Hari abantu bita bakingira ingiri. Cyumve ni bande ubwo? Hari abantu bita bakingira ingiri. Kizuba ko ari bakingira ingiri ni abantu bakorera mu kwaha kw'Imana. Bagaca mu kwaha, bakaba bafite umunwa mu kwaha ariko abantu batazi. Hakaba hari bizira bakora ariko bajya imbere ya kamera, bajya imbere y'ubututi bakagaragaza yuko bavuga Imana nyamana ariko umunwa wabo uri mu kwaha. Byaba bisobanuye ko baba baraseseye rwihishwa? Yes. Yego. Baba barenze inkeke. Yego, hari abantu baba baciye mu idirishya. Bibiri ivuga. Bagaca mu idirishya ntibace mu irembo. Umuntu waciye mu irembo agenda yemye aranasakwa. Yego, aranasakwa, agasakwa akavuga ati reka tugusake turebe ko hari ibintu waba ukenyereyeho byatuma utazi imbere y'Imana, wakinjira mu nzu y'Imana ugakora ibihabanye n'iby'Imana ikeneye. Ariko iyo wanyuze mu idirishya icyambere winjira ufite ubwoba, uravuga ati abantu nibambona ninjiye mu idirishya barankubita imihini cyangwa baransaka. Iyo rero winjire mu idirishya ukinjiramo abantu bakabona barimo baririmba ngo wahamba nate nawe ngo wahamba nati, kamba waranyuze mu idirishya, ni kwa kundi uzukitirirwa izina ry'Imana ukayigusha abantu benshi kandi waranyuze mu idirishya. Ariko umuntu wanyuze mu marembo, ibintu birumvwa n'abanyamwuka. Iyo wanyuze mu marembo urasakwa, Imana ikaguteranya nk'umukozi w'Imana ukeneye muri iki gihe. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bafite ibikomere by'abantu b'Imana. Hari umuntu uzaguhamagara ati ngewe mukozi w'Imana mfite ibikomere by'abakozi b'Imana, baranuburiye, baranyibye, bagize ute? Kubera iki? Uwo muntu yinjiye mu idirishya ntabwo yaciye mu muryango ngo asakwe. Hanyuma urakoze cyane Patrick. Hanyuma ibi bintu bigomeje gufata indi ntera ndende ku bantu biyitirira, ariko aribyo bishanga kuvuga ngo ni umukozi w'Imana ariko yarasezerera atakiri umukozi cyangwa se atakiri umwana. Reka aribwo tubivuga kugira ngo nabyumve. Hari ejo bundi narakurikiranye mbona nyine aho bigeze ibintu by'iyobokamana mu gice cy'iyobokamana, ibintu biri kugenda bibihira abantu kubera ko abantu bari kuza bakajya babinyamo, bamwe bakabitobato, bamwe bakaza biyorosha umwambaro wo kuvuga ngo ni abapasiteri, abandi bakaza biyorosha umwambaro wo kuvuga ngo ni abahanuzi, ni ababishopu, ni abapotere, bamwe bakaza bambaye bigize nk'abasazi. Hari abo twajya tubona kuri iyi mihanda cyangwa se kuri izi YouTube baza ari abapasiteri bisize amafu bigeze nk'abasazi. Ibintu birakwiye ko umuntu w'umupasiteri wigeze yahagarara imbere y'abantu Imana akababwiriza, akaba yaza yambaye ibitenge. Ibi bintu birakwiriye ku bantu b'Imana cyangwa ku bantu bigeze bakitwa abapasiteri. Buriya rero mva nkubwire, hari abantu benshi batari gusenga Imana ngo bayoberwe n'Umwuka Wera. Hari abantu Imana yasezereye. Hari abantu bari abakozi Imana. Niyo mpamvu iyo wakoraga mu rugo rwiza, urya ifiriti, urya inyama, ufashwe neza nk'umwana nk'umukozi mu rugo ariko mwiza wubashywe, hakabaho kuba waseze kandi ugasezererwa iwanyu mukennye. Iteka ryose iyo ugeze iwanyu utangira gufata ya myenda wambaraga kera ukongera ukayisubiramo, kubera ko hano wakuraga imyenda myiza y'agaciro urugo rwiza warererwagamo cyangwa se wakoragamo, bari bagufashe neza. Ariko iyo usezerewe usubira muri kwa kurira ku ruryo kumwe wabikoraga. Niyo mpamvu rero hari abantu benshi Imana yasezereye, imaze kubasezerera bamwe bayoboka inzira zo kujya mu tubari bari abapasitori, abandi bakaza kuri imihanda bambaye ibitenge ari abantu b'abagabo, abandi bakaza bavuga ngo Imana iravuze, bagahimba indimi bakajya mu biryogo kuzirepeta, bamara kuzirepeta bakazizana bakavuga tumva ukuntu Imana ivuze kandi barasezerewe. Niyo mpamvu muzahura ari abasazi bigendera n'ibyo bavuze ukabona ni ibintu bidafite hepfo. Kubera iki? Barasezerewe, ni abakozi bacyuye igihe, baza biyitirira ko n'ubu ngubu bagikora ariko benshi bayicayeho. Ibintu urabyumvishije? Yego. Niyo mpamvu mugiye gutungurwa n'abantu kera mwari muzi ko ari abantu b'iki, ari abantu b'Imana, mugatungurwa muri iyi minsi kubera ko basezerewe bakanga kwemera kwicara ku ntebe ya benshi, kuko Imana yarabasezereye
bitewe n'uburyo Imana yabahaye icyizere cyo kugira ngo bagirire n'abantu babagiriremo icyizere, ahubwo bagashakisha uburyo bimika inda. Nigeze manura ikintu gikomeye 2013 kuri YouTube, bazabijyeho babirebe. Ndabahandura babwira ngo 2024 2025 ni umwaka Imana ije kwicaza abantu b'imitsinda b'abahanuzi, bagahanura iby'Imana itavuze bagende ku marengamutima yabo bitewe no kugira ngo bimike inda. Wajya ahantu baguha ifiriti n'inyama, wabona ikintu kibi, wabona ibyaha ntubivuge, ahubwo ukavuga ibyiza kubera ko bakugaburiye inyama. Abo bantu data wa twese arambwira ngo agiye kubasezerera, abaha iki? Abahe benshi bicareho, babaha intebe y'abasimbura, kuko inyuma y'umuntu haba yundi. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo umunyamakuru ntacyo urabona ahubwo. None bishatwa ngo iki ni igihe cy'uko Imana igiye gutwikurura abantu. Yesu mwene Dawidi bihishe mu murimo wayo. Nta kintu urabona. Haba bishop mwari muzi bakomeye, haba abahanuzi mwari muzi bakomeye, igihe kirageze kugira ngo, kuko imbere gato y'ibi bintu hagiye kuza ububyutse. Ububyutse bugiye kuza mu bantu. Hari abantu benshi bagiye kubanza gusezererwa, babanze bavemo. Mugiye gutangazwa n'abantu bafite amatitire akomeye, bagiye Imana igiye gushyira ku karubanda, babafatire mu maroji, babafatire mu bubare, bamwe babafunge, abandi babe bese isi ibakamure cyangwa se ibakandi, kugeza ku rwego Imana igiye guhishura b'abakozi bayo bari mu ibanga. Ba bantu bose bitirirwa izina ry'Imana, bamwe bagiye bakamuramo abantu ibintu by'Imana kugira ngo bahe ibintu by'Imana. Iyo timu Imana yamaze kuyicaza ikayiha benshi, ku buryo umuntu nta jambo na rimwe azaba cyongera kuvuga bitewe na rangaje yagaragaje hehe mu bantu b'Imana. Hanyuma ejo bundi hari umuntu twaganiriye umukozi w'Imana, aranganiriza, arambwira ngo Imana yanyeretse muri iyi minsi, nari maze iminsi ndi gusenga. Arambwira ati maze iminsi ndi gusenga, Imana inyereka abavuga butumwa benshi, abahanuzi benshi, abapasitori benshi, abahanuzi benshi babeshye Imana, abandi bakabivangavanga. Imana yanyeretse igiye kubica, abandi bagafungwa. Ibi bintu wowe nta makuru wabifiteho? Aya makuru nyambaranye umwaka. Nigeze Imana yamaye ndi Prayer Mountain i Bugande, nagiye gusenga. Imana irayampa. Yego. Imana imaze kuyampa, umuntu wese natinze kuyatangaza kubera impamvu, ariko Imana ishimwe, sinzi impamvu Imana ikoreyemo ukaba wimbajijeho, ntawamenya. Umuntu wese wavuze ngo Imana yavuze itavuze, Imana yarabihoreye, babeshya abantu. Abantu baravuga ati nta kibazo. Niyo mpamvu abantu benshi bafite ibikomere bikomeye, ko hari ibyo bagiye basezeranywa n'abahanuzi, ariko ubu tuvugana bategereje bakabura. Ejo bundi umuntu umwe yigeze kujya ahantu agiye gusengera umuntu, ahageze baramwakira, ararya, aranywa, arahanura. Amaze guhanura agerekaho ikintu Imana itamubwiye. Iramubwira ngo, aravuga ngo Imana ibahaye imodoka. Noneho akigera hanze, uwo muntu rwose nzanamuzana kuri kamera abihera ubuhamya. Tuza gukubitana, Imana iza kumunumaho. Imana irambwira ngo ngende mubwire ngo kuko yahanuye ibintu akagerekaho n'iki Imana itavuze, Imana imuhaye igihano cyo kugira ngo Imana imubabarire murinde urupfu rukomeye Imana rigiye kumuteza. Iyo modoka yahanuye azagenda yisoze ko ntago Imana yayivuze. Ndamubwira tumva, wahanuye uhanura ibindi, ariko ugerekaho ikintu cyitwa imodoka Imana itakubwiye. None Imana irambwiye ngo uzagende, imodoka wahanuye Imana itavuze uzagenda uyibahe. Niko Imana ivuze. Bitari ibyo Imana y'amahoro igiye gufata ugakanu kandi. Buri abantu bazi ko Imana itiyica. Imana irica kandi igakiza. Yego niko birivuze. Ndamubwira ngo iyi modoka wahanuye Imana itavuze bitewe no kuno wahaza inyama, uzagenda uyisohoze. Niko Imana igize ute, niko Imana ivuze. Uzi ko iyi modoka yajya akayitanga? Yarayiguze, arafite akamodoka ka Hilux. Yari umuhanuzi, Imana yigeze kugirira neza, agura akamodoka ka Hilux. Nyuma yaho aza kurwara, ararwara, araremba, ajya muri koma. Agiye muri ko Imana imutumaho abanuzi 8 sehashika. Iramubwira ngo ikintu uri kuzira n'ukubera ko wavuze ibintu Imana itavuze, ukaba waranze kujya kubisohoza. Bishatse kuvuga iki rero? Abantu bose bahanuye babeshyera Imana ngo Imana iravuze itavuze, n'ukuri ko Imana yamamagaye, reka mbivuge nongere mbisubiremo,
benshi mugiye kubona ubundi kirazira kikaziririzwa mu nyamakuru nta muntu wakoreye Imana wambara ipingu oya abari gisebo nta muntu wakoreye Imana wambara ipingu nta muntu wakoreye Imana bafata mu mikandara bakurubana mu muhanda nta muntu wakoreye Imana bijya bibaho umuntu wakoreye Imana ahorana igitsure cy'Imana ahorana ubwiza bw'Imana ahantu hose kuko Elisa yakoreye Imana ngo umwami yamutumagaho yamara kumutuma atigenda unzanira uriya muntu mbese abantu umwami amutumyeho bamugera imbere akababwira ati niba ndi umwana w'Imana ndi umuntu w'Imana umuriro umanuke mu ijuru ugira ute ubatwike kubera ko ari umuntu w'iki yari umuntu w'Imana hanyuma mu garagu w'Imana cyangwa se mwana w'Imana urakoze cyane nanjye kuko ari wonzi twari tuziranye 2020 Imana yego mwange zamwica ntatihana neza imodoka yamuciye hejuru ari ku igare ahita apfa yarapfuye nyagupfa baje bayora barapfa bakabahamba hanyuma nigira ngo twegereze ku musozo hari undi muhanuzi ubu munsi twari dusa nkaho turi ku bahanuzi kwibaza Imana ya kera niyo y'ubu ese kuki abantu yo gukora ibyaha bari kuvuga ibintu bayabivanga baza bagatukisha Imana ntihitibahana nukubera iki uzi impamvu ntabwo Imana ari umwana ari nk'umuntu ntabwo Imana ari umuntu burangiyewe munyamakuru wankorera ikosa mu kanya nkumva nafata ibiye nkari gukubita ariko ntabwo Imana ari iki ntabwo Imana ari umuntu Bibiliya ivuze amagambo akomeye iravuze ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo manywe nawe Bibiliya iravuze ngo umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro uko bikurikirana ngo kandi nzaguhana bishatse kuvuga iki hari abantu benshi ushobora kumenyera Imana uyu munsi ukabeshyera Imana ati Imana iravuze ejo ukabeshya Imana ngo dore Imana iravuze Imana ikakwihorera ariko nje kubabwira ngo uyu mwaka 2025 turimo turi mu kwezi kwa gatandatu turi mu kwezi kwa gatandatu reka mbihanure cano yose bicaho ntago mbizi ariko reka mbihanure nkubwira ngo 2025 uyu mwaka turimo ukwezi kwa gatandatu biragera mu kwezi kwa 12 biragera mu kwezi kwa 12 abahanuzi bose muri kubona bagiye bisaza bakitirira izina ry'Imana kandi babeshyera Imana nta numwe n'uyu nguyu uri kongera kugaragara kubikarakasa imbere sinzi aho bagiye kwerekeza sinzi aho bagiye kujya ariko inkoni y'Imana igize ute inkoni y'Imana iramanutse bamwe bagiye gukatira imyaka 5 abandi bakatirwa imyaka 10 abandi bakora amagisida abandi bapfe kubera iki bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana abantu bakaza ngo reka nguderevure ngo niko Imana imbwiye umuntu agasambanya umuntu ngo niko Imana imubwiye hanyuma ukiri aho kugira ngo tubisoreza rimwe tumva mise mbabara numva mise ngira agahinda ego ndagira ngo nkubaze hari undi muhanuzi muri minsi uri kubica bigacika kandi we yaje avuga ko yari umuhanuzi nubwo aracyavuga ko ari umuhanuzi ye nubwo hari ryaza kikarakaza akavuga mu ndimi uraza kudusobanura indimi yego n'agakiza yego cyangwa se ubuhanuzi n'agakiza araza kutubwira aho bihurira ko tubona abantu basambana bakaza bakongera bagahanura bakanavuga mu ndimi uyu muhanuzi mu minsi yashize yaraje ntabwo ndi muvuga izina ko nge ntabwo nkunda kuvuga amazina y'abantu yaraje kuri social media ariko niba ngombwa ni muri comment bakabyandika umuntu yazamuvuga cyangwa se kuko ni ibintu byatangajwe bizwi yaranabyitangarije ku mugaragaro kuri social media araza aravuga ngo ngiye ngo mfite amazi urumva umuntu yari umugore ngiye ngo mfite amazi ngo umugabo wose ngo mfite ngo n'ikibuno akajya kizunguza birakwiye ko umuntu wavuze Imana watambutse avuga Imana ku social media mu nsengero ko yagaruka agatangira akamazi by'amazi azunguza n'ikibuno ibi bintu birakwiriye abo n'abadayimoni ahubwo umuntu yaje gucuruza hari abantu baje gucuruza nk'uwo ngo yaje gucuruza kuko kujya imbere y'abantu uzunguza ikibuno ngo ufite amazi uri muri amamaza umwuga ukora wowe waje wiyitirira Imana ngo ukavuga indimi ngo ngiravuze ariko umwuga ukora urimo uragenda uwugaragaza niyo mpamvu yaje akavuga ngo afite amazi ngo afite ibiki n'ibiki ntabwo bikwiye umurokore iki kibazo bakibajije Yesu abigishwa baramubwira ngo ese Yesu kutubwiye ngo mu minsi y'imperuka hari abantu benshi bazaguruka bazavuga ngo uravuze kandi utavuze ibitangaza bigakoreka benshi bakajya bahurura ibyo bitangaza
kandi utubwiye ngo muzirinde abahanuzi b'ibinyoma n'abazaza baza gucuruza bashaka indamu zabo. Yesu ababwira amagambo akomeye, arababwira ngo nta handi hantu muzabamenyera, muzamenyera ku mbuto bera. Umva mbabwiza ukuri barokore bene data mudukurikiranye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye murimo. Njyewe Patrick Prophete ninzi imbere ya kamera, nkaza nambaye isengeri yonyine ngo nje gutambutsa ubutumwa, ubwo butupfuye. Imbaje kugaragaza yuko ndi imfizi y'umurenge, imbaje kugaragaza kuko ndi bouncer y'umurenge, ngaragaza umwuga nkora, ariko ntabwo bikwiye, ntabwo bishimishije nk'umuntu wavuze Imana mu kanwa ke, agafata Bible mu biganza bye, akavuga uko Imana ivuze, yahagarara imbere y'abantu yamamaza uburaya, yamamaza uburaya, yamamaza uburaya, yamamaza umwuga akora. Birakwiye ko ugomba kurambika Bibiliya hasi. Buriya abantu bazabazwa ibintu byinshi. Iteka ryose nurishisha ijambo ry'Imana kandi wowe ubwawe ucuruza uburaya, cyangwa ugacuruza ibintu umwuga wa Satani ukawamariza muri Kristo, ntago bizaguhira. Ibi bintu ntago bikwiye. Munyamakuru n'umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana akatura, ave mu byanduye, ave mu bidatunganye. Ntabwo Imana ibangikanywa. Niba ushaka gukora umwuga w'uburaya, ugenda ubanza usambana ubirangize, icyo kibuno gikaragire hirya, abazi kureba iby'amazi bagende babisuzume babirebe, ariko nugera imbere y'Uwiteka umenye ko ufite ibyo kurya ugaburira abantu b'iki, abantu b'Imana. Hanyuma urakoze cyane, twegereza ku musozo. Hanyuma agakiza n'impano cyangwa se agakiza no kuvuga indimi n'ubuhanuzi bihurira ni ibintu bitandukanye, ntago bihuye. Aho ko tubona abantu baza umuntu yasamanya akaza kongera agahanura, umuntu yaravuze aravuga uwo ngo wavuga by'ikibuno n'ibiki byose, yigeze yavuga ngo ngo naryamanye ngo n'umugabo wamutese. Barangije buke bw'abantu bari guhanura. Bihurira ko umuntu wasambanye, uyu muntu uri kuza kuzunguza amabuno, biri guhurira he ko ari buza kongera kuza agahanura, agakiza n'impano bihurira he? Hari ibintu abantu biteranya. Iki kiganiro gitumye mbabara, numva ngize agahinda gakomeye. Ubundi impano n'agakiza ni ibintu bibiri. Ushobora guhanura ariko udafite iki, udafite agakiza. Ibintu byumve cyane. Ubundi agakiza ni ikinege. Agakiza ni ikinege. Agakiza nabwo kameze nk'impano. Imana iha umuntu wayo mu gihe yemereye, akava mu byaha, akava mu bidatunganye, akaza akagira ute, akegera Kristo, hanyuma Imana ikamuha agakiza. Bishatse kuvuga iki rero? Uyu muntu hari igihe Imana iha umuntu agakiza, ibintu byumve cyane. Hanyuma umuntu akijandika mu bintu bitagize ute, mu bintu bidatunganye. Umuntu agasigarana za ndimi zo kuvuga ngo namenye indimi, mfite umwuka wera, bakamurebera muri iyo rangaje. Ariko impano n'agakiza cyangwa se impano n'agakiza ni ibintu ubanza guhabwa iki, ubanza guhabwa agakiza. Wamara kubona agakiza, Imana ikaza isapoti kagakiza wahawe kugira ngo akoreshe neza. Hari n'igihe Imana ikubanza iki, ikubanza impano. Ukabanza ukagira impano yo kurota. Abantu barota badakijijwe. Hari abantu mushobora kuvuga ati ngiye nakurota ikintu kandi udakijijwe. Hanyuma hari igihe Imana ikubanza impano ariko nta gakiza. Ikintu wacyumvishije? Niyo mpamvu akenshi ushobora kuba ufite impano nta gakiza ufite, ukaza uri igisambo. Abantu bakurebera ngo ufite impano, yego, ukasengana n'abantu ngo uyu muntu ngo afite umwuka wera, warabika telefone hasi akayitwara ko nta gakiza afite. Afite impano ariko nta gakiza afite. Tuvuga ngo hari umuntu yahanura adakijijwe, yahanura adakijijwe cyane, yahanura yanasambanye cyane, yanyweye n'inzoga cyane, kuko hari n'abagiye baduhamya batubwira ngo bagiye bahanurirwa n'abasazi cyane, n'umusazi mwahurira mu muhanda. Hanyuma wenda tusoreje aho twajya tubwira abantu ko impano n'agakiza ntawe bihuriye. Yego. Hanyuma Patrick, dusoza iki kiganiro kuko ari nk'umwuka ukizanye, ni iki wasoza ubwira abantu badukurikiye? Reka mbabwira bino bintu uko ari bitatu. Icyambere, inkoni y'Imana iraje. Inkoni y'Imana iraje. Inkoni y'Imana iraje. Mu bahanuzi inkoni y'Imana iramanutse.
mu bavugabutumwa inkoni y'Imana iramanutse, mu bahanzi inkoni y'Imana igize ute, inkoni y'Imana iramanutse. Benshi mwambaye uruhu rw'intama kandi muri ibirura mwambara umwambaro w'intama y'Imana, aho mutambutse bakabasasira ibirago cyangwa se bakabasasira imikeka ngo abakozi b'Imana bagize ute, baratambutse kandi muri ibirura. Hanyuma rero umwambaro mwambaye, umwambaro mwitwikiriye w'intama, Imana ubatwikuruyeho, mugiye kujya ku mugaragaro, mugiye kujya kuri wambonye, mugiye kujya ku karubanda. Yego. Icyo nababwira dore ngiki, dore ngiki, mwakoze amahano menshi, mutera amada abakobwa benshi, bamwe barabihishira, nibaza ku mashusho media ngo babigaragaze, ariko data wa twese yagize ute, yarabibonye. Mwahanuriye abantu muhaza imiceri n'inyama, murababeshera ngo dore Imana iravuze. Ejo bundi hari umuntu wamagara arambwira ngo andegera umuhanuzi umwe, arambwira ngo uyu muhanuzi yaraje aduhanurira ko tuzabyara umuhungu tubyara umukobwa. Batesi iyo Mana itazi igitsina umuntu abyara ni iyihe? Numva afite ibikomere kandi arakijijwe vuba. Bishatse kuvuga iki rero? Mwagiye mugusha abantu benshi, mwitiriye ngo Imana iravuze, mukaza mujyana inda, mukimika inda, mugahanura ibyo Imana itavuze. Inkone y'Imana iraje, data wa twese avuganye nanjye ndi kuri iyi kamera. Autiste for pay wasima distance. Uwiteka avuganye nanjye yuko inkone y'Imana igize ute, iramanutse. Ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani, aya mezi uko aratatu muyabare, mugiye kubona ibintu bidasanzwe. Mu mwari muzi ko ari abakozi b'Imana, mu ba bishop mwari muzi ko ari abantu b'Imana, mu nzego zigiye zitandukanye z'abantu bafashe Bible ngo barahanura, ngo barabwira abantu ubutumwa. Mugiye kubona Imana yikoreye umurimo. Kandi ikindi, irindi vugurura, abandi ba pastori barongeye baricajwe muri ADPR. Abandi ba pastori icyiciro kindi cyo guhagarikwa muri ADPR, cyo gusezererwa, kirongeye kiraje. Abantu bari kwikoma ko bambaye umukati. Oya, ngenda hanura uko Imana ivuganye nanjye, ndahanura uko data avuze. Ikindi cyiciro cyo gusezererwa muri ADPR kirongeye giteyemo, lisite irongeye iranditswe kandi irongeye irasohowe, irongeye irasomwe mu minsi mbariye ku ntoki. Mugiye kongera gutangarizwa pastor bongeye gusezererwa muri ADPR. Ibintu urabyumvishuje? Yego. Ibintu wabyumvishuje? Yego. Hanyuma niba wenda usoje, twashimira abantu ko turi mu kiganiro, kandi n'abantu bagiye kwicaza bihangane kandi ntibave mu muhamagaro, kandi birinde kugwa. Kandi igihe umuntu amuhagarika ugasanga nyine yagizwe no kuba ari pastor, akavuga ati ntabwo najya kwicara muri turebe imbere undi muntu anyobora. Oya, mwihangane. Icyo turi gushaka n'ubugingo, kandi icyo duharanira no kuzajya mu ijuru. Ibintu byose n'ubusa bizasigara inaha by'amatitire n'ibindi. Imana ibaha umugisha. Hanyuma wasoza dusengera. Yego. Ugasengera n'abo bantu bari mu murongo mubi, ko Imana yabagarura. Pasiteri basezeriwe muri ADPR, nabika Imana ikabakomeza. Ubwo rega umuntu, burya muntu wese arahagira intege nke, ariko Imana ibakomeze. Abantu bari barasubiye inyuma, bari baracitse intege, abantu bari bari mu murongo mubi, Imana ikabagarura mu nzira. Dusengera Imana. Reka dusengere bano bantu, Imana ibagirire neza. Ariko Bibiliya ivuze amagambo akomeye. Iravuze ngo nimwumva mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Yego. Ariko nimwumva mukagoma, inkota y'Uwiteka izagira ute, izabarya ititaye aho ukomoka, ititaye titire ufite, ititaye amashuri wize, ititaye kavukire yawe. Inkota y'Uwiteka izagira ute, izakurya ititaye intebe wicayeho. Yes. Reka tubasengere, Imana ibagirire neza, Imana ikomeze barwanirire. Namwe muri kwitotombera Imana, imwe kwitotombera Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ndi gusenga, yambwiye ngo nimbabwire ngo kwitotombera Imana ntago bibuza umugambi Imana gukomeza.
kwitotombera Imana ntago bivuze ko Imana itagomba kubaho. Bishatse kuvuga iki rero? Ahubwo ndi nkawe ongera wikundishe kuwiteka, nicyo gisubizo kikwihutisha kikugeza ku gisubizo Imana igomba kuguha. Turagushimiye uri Gatonda. Yego Yesu. Turagushimiye witwa Imana. Kuko tita tola sima distifo bene wasima iga. Honi tando bene wasima ero. Ndagushimiye uri Imana igira neza. Uko wari ni manda, uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri ntago ujya uhinduka. Niyo mpamvu nsenze sengeye buri muntu wese ugifiteho umugambi mwiza, ndetse n'undi wari ugiye guhana, kugira ngo imbabazi zawe nziza niyaca bugufi hakihana, umubabarire umugirire neza. Sengeye umuntu wese mwami ukurikiye iki kiganiro, reka umugirire neza, reka wongere umwagure, wongere umusore kuri fata guri mwana n'abahanuzi, imbaraga z'Imana data zongere zimubeho, wongere umudwanirire, wica imigambi y'inshakuri mu Rwanda mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana ibikoze, ngaho mugire neza umurengere, reka zamvugishe hambwira ko wakoze imirimo ikomeye kandi wamugiriye neza, kongera ukamureba neza. Ndagushimiye mwami Yesu, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishoboye byose, nuhimbazwe. Rinda amaraso y'abahanuzi, rinda amaraso y'abavuga butumwa kuribwa n'inkongoro, kuko inkongoro zirateye zigiye kurya abantu bagomeye Imana kandi bavuze bitiriye izina ry'Imana bayibeshera. Zinkongoro mwami Imana Uwiteka zibarinde, wongere ubagarurire ineza n'imbabazi mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma murakoze bantu mudukurikiye mwese, mwakoze. Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, ciao.